bakunzi ba Action TV rero twongeye kubasuhuza aho muri hose ni yandamukanye yacu musanzwe mumenyereye turi muri ya gahunda yo kugenda tumenyekanisha abafatanyabikorwa bacu. Ubu rero turi ku Mugina mu karere ka Kamonyi, tugeze muri Ambaruberwe Company Limited. Aba mama murakomeye? Abo dusuhuza kubanza murimo murababona aba mama abo turabumva ko tubaze kubasuhuza nyine. Abo ni aba mama bakora muri Ambaruberwe Company Limited. Ubu niho twasuye, murimo kugenda mubareba, murimo kuhabona umumama umwe ukuntu barimo kumupima. Haba hitabiriye bafite imideri myinshi itabarika. Uraza bakakudodera, bakagufata ibipimo, baragufata ibipimo bakakudodera modeli yose ushaka. Ubyo ari byo byose ubwo ngubwo murabona nyine abamama amamodeli mbere na mbere tubanze tuyabereka, ariko reka tubanze tuyabereke namwe abantu bo muri Ambaruberwe Company Limited. Baba bafite imideli myinshi, baba bafite amamodeli menshi y'abamama. Murimo murayabona. Mbese umuntu wese uhageze ni ugucagura akavuga ati ngewe akamodeli nshaka ni kari. Ibyo byose murabona baba bari mu kazi kose, bari mukurikiranye Action TV uyu munsi rwose murimo murababona. Baba bafite umurava, ni abamama bivanye mu bukene, ni abamama bavuga bati uko bukeye n'uko bwije tuba tugomba gukora uko byakagenda kose. Ubwo murimo murababona, turimo kugenda tubabereka. Aba ni abamama bakorera muri kampani ya Ambaruberwe Company Limited. Murimo murababona amamashini yabo bagenda bakoresha. Murabona amamashini yabo bagenda bakoresha. Uyu mama murimo muramubona umurava bafite rwose ari ku mashini arimo akora. Murimo murababona ahangaha, murabona imyenda igiye itandukanye. Abantu baza bakagenda nyine batoranyamo imyenda bashaka kugura, ariko cyane aba bamama rwose murabona ko bafite imashini zigezweho. Ibyo byose murimo murababona uko bameze, ni abamama bari mu kazi uko bukeye n'uko bwije. Murimo murababona. Tubanze tubabereke rwose, tubanze tubabereke. Wa mumama wacu nawe baraza, mwe barimo bapima. Akaza umukecuru wacu nawe bakaba bamumaze kumupima, akaba yicaye aruhutse. Murimo murababona n'amamashini yabo. Ubu rero ubwo tumaze kubatambagiza ibikorwa n'abamama bakorera muri Ambaruberwe Company Limited n'ibintu baba barimo bakora. Murimo murabibona imyenda y'ubwoko bwose. Turagira ngo rero noneho duhe uyu mumama uri kuri mashini abanza twibwire. Mama, makuru yanyu ni meza cyane. Twagira ngo wibwire rero abarimo bakurikiranye Action TV, hanyuma unatubwire uko Ambaruberwe Company Limited mbese byiza byayo biratire n'abandi. Kampani yacu Ambaruberwe dukora neza, twishyize hamwe turi abamama 11. Turimo gukora tukiteza imbere, birimo kuza cyane. Karimba abakiriya namwe turabakeneye. Kwigisha no kudoda abana barangije kwiga n'abacikirije amashuri. Murakoze. Mama rero ntabwo atwibwe. Nitwa Bashimiki Epifani, ariko akabyiniriro nitwa Fani Fizo Fight. Nkaba ndi umukangurambaga wino Ambaruberwe, kandi nkaba ndoda cyane, nkaba nsirifira imyenda yose, yaba ari y'abagabo yaba ari n'ay'abamama. Fani rero ati ngewe rwose ndi umukangurambaga, kandi namwe murimo muramubona ku mashini ye, murimo muramubona bacapa akazi uko bukeye n'uko bwije, kandi ni n'umukangurambaga. Reka twegere undi mumama nawe abanza twibwire. Mama, makuru yanyu ni meza. Muri imbere ya microphone cyangwa se imbere ya kamera za Action TV. Twagira ngo twibwire, numara gutwibwira
hanyuma unatubwira icyo iyi kampani ya Mbaruberwa Limited yaba yarakugejejeho. Nitwa Yankurije Silveria, kampani ya Mbaruberwa icyo yangejejeho, nari umumama wo mu cyaro ho hasi cyane ntazi kudoda namo. Ubu ndadodera abana, abanyeshuri turabadodera, ndidodera karibaya keza nkambara, mbese amatise turadoda nta kibazo, twebwe turi ababyeyi biteje imbere muri Mbaruberwa. Muri make ni ukuvuga yuko wowe wageze ahangaha muri Mbaruberwa utazi kudoda urabihigira, none wanafashemo baguhayemo n'akazi mbese kugira ngo mwikomeze mwiteze imbere. Yego. Murakoze rero, tugeze ku wundi mumama nawe murimo muramubona n'imashini ye, twagira ngo nawe atwibwire hanyuma tubwire. Mama, makuru yanyu? Makuru ni meza. Watwibwira. Ubu rero muri kuganira na Action TV. Uyu munsi turi muri ya gahunda yo kugenda twerekana ibikorwa abantu bagenda bakora hirya no hino. Uyu munsi rero murabona yuko ari mwe mwari mutaye nk'uko twabasezeranyije. Ubwo Action TV nyine yabasuye, turagira ngo twibwire hanyuma utubwire nuko iyi kampani ya Mbaruberwa Limited uyibona muri makeya. Murakoze. Amazina ni Nsenga Jeanne, abandi umuyobozi wa kampani Mbaruberwa. Twebwe cyambere turababyeyi twiteje imbere, twaje ku isoko ry'umurimo, turimo turakora ibintu biragenda neza, tudodera abadamu, tudodera abanyeshuri, tudodera abagabo imyenda itandukanye, ndetse tugurisha amatise muri kureba, tugurisha ibitenge, muri rusange twiteje imbere nk'ababyeyi. Gikuru muri ibyo ngibyo rero, buri munsi tuba turi mu kazi, hatagize n'umubura, ibintu bigenda neza. Murakoze namwe rero. Yavuga ati ngewe ndi umuyobozi wa kampani Mbaruberwa Limited, ati turakora amasaha yose, iminsi 7 kuri 7. Ibyo byose wenda barega inyego bacisha abantu bakanaruhuka, ariko wenda nta muntu ukora ijoro n'amanywa. Ariko ikigaragara cyo nuko muri Mbaruberwa Limited isaha ku isaha igihe cyose babashakira ugomba kubabona. Yavugaga ati rero hari imideri, ati hari imyenda nyine abantu baba barimo kwambara, twayiberetse tugitangira ibiganiro byacu. Ibyo byose imyenda murimo murayibona, ni imyenda y'ubwoko bwose, kandi myiza rwose. Twagiye tubereka imideri muri Mbaruberwa. Baba abamama baza bagacagura, uko umumama wese aza agacagura umuderi wiwe, yarangiza gucagura umuderi wiwe akabona yadodesha. Ubu rero turagira ngo nanone murimo kubona abakiriya bose baba barimo, ari abagabo baba bahari, abadamu baba bahari, mbese ingeri zose. Ubwo rero reka twegere undi mumama nawe tubanze atwibwire. Mama, makuru yanyu? Makuru ni meza. Twagira ngo twibwire hanyuma rero unatubwire mbese Mbaruberwa Company Limited ubu imigambi yabo twayumvise, icyo muteganya kugira mu minsi iri imbere ni iki? Murakoze. Amazina yanjye ni Twandikumwe na Serafine, nkuko bagenzi banjye bababwiye dukorera hano muri Mbaruberwa. Iyi ni kampani twafonze nk'abagore twishyize hamwe duturutse hirya no hino mu cyaro, twiga umwuga wo kudoda. Hanyuma tumaze kuhiga twanga gusubira mu mirimo itandukanye twabagamo hirya no hino, dukusanya imbaraga zacu kugira ngo turebe ko hari icyo byatumarira. Hamwe n'ibyo rero, nk'abakozi ba kampani Mbaruberwa Limited twiteje imbere muri byinshi, kandi hari aho twavuye ariko hari n'ahandi twifuza kugera. Nk'uko mubibona, abana ababyeyi batandukanye bakora uyu mwuga w'ubudozi, dufite icyifuzo mu minsi iri imbere cyo kuzagura umuryango hano muri iyi santere ya Mugina, tukava mu cyitwa ubukode, hanyuma natwe tukaba twakugura umuryango wacu, hanyuma tukandika izina, tukitwa ko Mbaruberwa dufite umuryango hano mu santere y'ubucuruzi ya Mugina. Kandi twumva hamwe n'Imana idutije ubuzima no kurama, tuzagura umuryango mu santere ya Mugina. Imana uyu mama rero agira ati byose ntabwo tuzahora mu mazu dukodesha,
Ambaruberwe Company Limited ifite umugambi wo kugira ngo mu minsi iri imbere izaba ifite umuryango wayo. Uwo ni umugambi rwose Ambaruberwe Company Limited ifite mu minsi iri imbere. Muri Ambaruberwe Company Limited iyo yose murimo kubona abamama hano haza aho twababwiraga, aha naho babazanye ameza hanze, murababona baba barimo bakata imyenda, abandi bapima, murimo baba bafite n'ingwa bagenda bandika, murimo murabireba. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Ambaruberwe iyo byose Company Limited uyu munsi ibikorwa byayo byose bigomba kugaragara. Ubwo rero bakunzi ba Action TV makurikiranye urugendo twakoreye muri iki kampani ya Ambaruberwe Limited, turimo kugera ku musozo w'ikiganiro. Ariko ibyo byose abamama nyine urumva yuko namababwa ati hamwe n'Imana byose tuzabishobora. Uwiteka rero abarinde kandi akomeze abagwirize umugisha.